YouTube Yego. ni biki? Icyo nagira ngo nkubaze, si wowe ufashe imirimo kwa Vestine mu rugo? Njyewe Ni wowe? yego. Noneho icyo nagira ngo nkubaze, ese ujya kwenda ku mbuga ureba ibimaze iminsi bivugwa aho ngaho mu rugo iwanyu yuko haba hari amakimbirane ahari, warabibonye? Ibyo byo narabibonye. Warabibonye? Yego. None se turagira ngo twebwe duce ikintu cyitwa imvugo mbi cyangwa kwandagaza uwo muryango wanyu, abanyamakuru bari kwirirwa bakora ibintu, inkuru zivuga n'abaho mu rugo. Wowe nk'umuntu uba mu rugo, uri mu rugo, ayo makimbirane bavuga koko arahari? Ayo makimbirane rero Mucukumbure neza, murebe yuko Pazo atari kurengana, ahubwo nta mafaranga yampana mubereyemo nk'ideni agomba kumwishyura. Ibyo akaba yarabivuze amukanga, avuga ati nutanyishyura ndakora iki, ariko akanga kumwishyura. Ahubwo eyo, what's poppin' Kigali, what's poppin' Rwanda, what's poppin' Africa, what's poppin' my people around the world again. Raise your boy Nesty, ni kuri Nesty TV. Nk'ibisanzwe murakaza neza abanyarwanda ku gacano kanyu murisanga, ngo ribagikundi ibiri mu buhanga, ariko bakwiye kwicara bakiga. Eyo banyarwandakazi, nongeye kubaha ikaze kuri chano yanjye, yanyu, yacu, ya twese muri rusange. Mbabwira ngo it's been a while, hari hashize iminsi, ariko I promise you guys ko ntabwo ngaruwe no kunyerera kw'imihanda cyangwa ikindi, ahubwo nagira ngo mbasezeranye yuko nta rungu muzongera kugira hano. Nabitekerejeho nsanga ngomba kuba mpari ku bwanyu, ngomba kuba mpari kugira ngo tusangire byinshi. Umuntu wakoze subscribe ntabwo yari yibeshye, ni favor yari yagize cyangwa umutima mwiza yari yagize, bityo rero ntabwo ari ibintu natesha agaciro ngo ngende nterera iyo ngiyo mubure igica kuri channel yanyu mwikoreyeho subscribe. So navuga nti rero, wowe umeze neza, Imana igukomeze bigende fresh sana, kandi nawe bitameze neza nakubwira ngo uyu munsi ni hasi ejo ni hejuru, uyu munsi ni hasi ejo ni hejuru. Ntihagire ikigukanga muri iyi si, byose birashoboka. Anyways, kejeri ngo ni amaki rero, kejeri ngo bimeze bite? Kigali yagurumanye kabisa, Kigali yagurumanye, ariko igurumana mu bintu bisa nk'ibitanoroshye. Ibintu nubwo abenshi babifasha nk'ibintu nyine biri aho by'imikino, ibintu byo gutebya, ariko guys, hari ibintu biba biri serious tudakwiye gufata as granted ngo tukine ku mubyimba bo byabayeho, kubera ko uyu munsi nibo, ejo ni wowe cyangwa ejo ni njye. So nanjye rero hari abantu bankurikira kuri WhatsApp na Instagram ku ma stories barabibonye, nari n'abapromisinze nababwira ngo hari agakuru runaka ngiye kubacukumburira, nze mvuga ibitandukanye n'ibiri hanze biri kuvugwa, kandi koko nagerageje nubwo bitari byoroshye, ngera kuri kimwe mu cyanyobora kugera kuri ayo makuru ndiho mbabwira, nubwo ntaramenya ngo biraba bimeze bite, ariko turi kumwe, byose turagenda tubigeranaho hamwe mu kiganiro. Rero nakubwira ngo ikaze, nakubwira ngo utarakoze subscribe ihute ujye gukandaho, kandi nawe uri kureba iki kiganiro nagusaba ngo gerageza byibuze usunike ukirebe kigere ku musozo, kugira ngo ubashe kumva ingingo nyamukuru cyangwa icyo twagendereye, kugira ngo tube twicaye hano uyu munsi turi kuvuga kuri ibi bintu tugiye kuvuga. Ngo ni amaki rero. Hamaze iminsi havugwa uwitwa Yampano ku mihanda, havugwa Yampano, havugwa amavideo, ariko ibyo ngibyo byo twagize amahirwe bijya muri RIB cyangwa wenda mu mategeko, reka mbivuge gutyo, tubona agahenge k'amasegonda makeya, ibyo bikigenda haba haje ibya Vestina na Odrago.
biza ari nka kese yavuzweho, abantu benshi babivuga uko bashaka, benshi babivuga mu buryo batandukanye, buri wese akajya abivuga uko abyumva. Yewe nahise mbona iki cyakoze abanyarwanda murarenze, uziko buri muntu nasanze buri muntu afite impano y'ubunyamakuru ahubwo ahari ikibazo ngira ngo ni ukubona inkuru zo gutangaza, ariko abantu benshi kabisa babonaga ku ma status bari kwandika bati birabibyuya ngira ngo benshi muri bo wenda purusa nini mu babikoraga bishoboke ko byari urukundo, ariko kandi hari n'abandi babivuze babivuga nko gutebya, babivuga nko gukina ku mubyimbo wahuye n'icyo kibazo, ariko kandi mbabwira ngo ntabwo ari byo. Ni umunyarwandakazi, ni urugo nk'izindi ngo zihari zibayeho, namwe murabizi. Umuntu wese ufite urugo, buri rugo rugira amabanga yarwo kandi buri rugo rugira ibibazo byarwo, ahubwo ngira ngo umwaka yahuye nawo ni uwo kuba famous, nk'uko abantu benshi babigarukaho bavuga bati umwaka wa mbere ni ukugira ubwamamare, nyamara abandi bakabona ariwo mugisha wa mbere, ndetse aricyo kintu barwanira buri munsi kugira ngo babugereho. Ariko nagira ngo mbabwire nta gikuba cyacitse kuba Vestine atishimye mu rugo, ibyo ni ibisanzwe. Benshi abantu ntibishimye mu ngo, kandi kuba yakora divorce tubivuge gutyo, cyangwa yakora ikindi kintu mu rugo, ibyo ni ibintu bisanzwe, ni ibintu biri normale, kuko namwe mubicamo n'abandi uzi babicamo. Ahubwo ikibazo ni ninde wabiciyemo, azwa te hanze aha ku mihanda. So rero ntago ngiye kubihera ruhande kuko ibyinshi mwarabibonye, ariko ngewe ikintu uza gushimangira cyo nuko hari kumwe n'abantu bari kuvuga ngo biriya bintu ngo ni impanuka, ngo bahakinze account, kubera ko ndi mu bantu babonye iriya post, nayibonyeho kuko yamazeho nk'iminota niba ari myinshi nka 11. Ndi mu bantu rero bagize amahirwe yo kuyibonaho, nyibona ishoreranye n'izindi post enye n'ubundi yari amaze gushyiraho za bimwe mu bintu byari byararanze event zabo hariya muri Canada, bari gukora udushort videos nyine tumwe mu byagiye biba, ariko kandi biherekezwa na post ya gatanu ariyo yashizeho yiriya yavugaga ari amagambo namwe mwiyumviye, avuga yuko abayeho ubuzima atifuza, abayeho aha mu rugo atishimye, ndetse anavuga ati ningira amahirwe yo kongera gushaka undi mugabo, nta mugabo uzangira igikoresho cye, nzabanza mperereze neza, menye iwabo, menye uwo ari we, menye ahava, menye ahaturuka. Ayo magambo ngira ngo uyumvise gutyo, ndetse n'abantu bayumvishe benshi byabakoze ku mutima, baravuga bati yo kakana kacu disi, ibyo bavugaga nibyo, kashatse ari gatoya, ntabwo kishimye mu rugo, this and this, ibintu byinshi kabisa. Ariko nagira ngo mbabwire ikintu kimwe, twese cyangwa mwese ababivuzeho bigishyushye bigihurura umunsi w'ejo, n'abantu mwe biriya nta bufasha birimo, biriya bintu ni uguhurura, kandi ugahururira ku marangamutima y'umuntu wenda wifitiye ikibazo. Ngewe natekerezaga ko byibuze, kuko twizeye yuko Murindahabi Irene, mbare kuvuga izina cyangwa mbare kuvuga izina, ariko nta kibi ngiye kumuvugaho, mu bwenge bwe n'ubushishozi bwe, ngewe natekerezaga yuko byibuze iriya post niba ari uguhakingwa, agomba kuza akabibwira abanyarwanda, kuko azi influence bariya abana bafite, cyangwa uriya mwana afite, cyangwa uriya mudamu afite, sorry. Rero kuba atarabikoze ahubwo akipostingira ifoto isanzwe ari ahandi hantu, bigaragaza yuko ibyo bintu yabyimye amaso, atarabura umwanya wo gufata telefone ngo azasobanura icyo kintu. Ikindi rero bisigura ni iki? Birasigura ko niba nta waje ngo ahakane ko ibyo bintu byabaye, ibyo bintu byanditswe na nyir'ubwite, ariko nyir'ubwite agahwiturwa cyangwa akagirwa inama yuko ibintu yakoze bishobora kuba atari byo, ndetse akihutira kubikuraho, ariko message yatambutse. Ngira ngo niba mwibuka neza, hari video imaze iminsi cyaracyara, ngira ngo nibinkundira wenda nagacishamo hano mu kiganiro ku bantu batakabonye, sinizira ko abantu bose baba babonye ibintu, ariko ni video y'ikiganiro cyabereye n'ubundi kuri MI cya Vestine na Dorcas. Vestine ariho avuga ati ariko ibi bintu mwaretse nkabivuga,
Irene akamubaza ati ariko ibyo ni ibiki ushaka kuvuga? Murumuna we agahita amubwira ngo gorose ngo kandi ngo urakina na Vestina ngo yabivuga ngo rubundi ngo azaruhuka bivuze. Bisa nkaho tugashingiraho tukagaruka ku by'imbere, izindi video zagiye zicaracara, uriya mwana w'umukobwa cyangwa uriya mubyeyi agaragara avuga yuko murumuna we atifuza yuko azashaka akiri mutoya kuko ngo mu rugo ngo si paradizo yarahageze asanga ibintu yatekerezaga siko biri, atungurwa na byinshi. Muri make hari fact nyinshi zigaragaza yuko biriya bintu atari impanuka kubyandika, ndetse atari impanuka kubishira kuri page yiwe, kuko yari yanabivuze aravuga ati jye mfite Instagram yanjye nzabishira kuri, nzakora live mbivuge. Urumva yahoze atsinda icyo kintu cyo kuvuga nzabivuga bivuze ngo byari bihari. So rero icyo ndiho mvuga ndi gushaka kubereka yuko cyangwa nkureho urujijo ku bantu bari gushaka kugaragaza yuko biriya bintu ari impanuka, biriya bintu ari uguhakingwa, biriya bintu ntabwo ari byo. Kuko ushingiye kuri izo ngingo zose nkubwiye, kuba Irene ataraza ngo abivugeho abihinyuze, cyangwa Vestina cyangwa Dorcas umwe muri babihinyuze, aya masaha yose akarinda ashira bakareka bivugwa bitya, bivuze ngo ni ukuri. Tunashingiye kandi kuri ibyo byahise byose ndiho mbabwira, izo video abantu bagende bazirebe cyane bikunda nazicishamo na hano. Ikintu rero gihari ngewe gitumye nkora iki kiganiro, narebye ndavuga nese umuntu aramutse agize ikibazo muri societe nyarwanda cyangwa muri industry cyangwa muri ubuzima tubamo bwa gistar ababubamo bwo kumenyekana kwa, birakwiye yuko tumusonga. Ese si umuntu usanzwe? None se urugo afite ruri special ngo nuko azwi ngo niki? Si urugo rukwiye umutekano warwo na privacy yarwo nk'izindi ngo zose? Ariko umuntu ariruka kwereka kawureka mbabwire bavandi, njyewe itangazamakuru wenda sindimazemo igihe kinini cyane, ariko maze igihe kitari na gitoya ndi inyuma y'iyi kamera. Ariko hari ibintu mukora atari byo kabisa, singiye gusubiramo amazina, ariko kubona umuntu w'umugabo ukabona aragiye aryamye hasi ngo ari gushaka gupretendinga yerekane ngo uko mu rugo kwa Vestina ngo bimeze, ngo yararyamaga ngo yibumbaritse, ngo umugabo akamuhindukiza ngo akanga. Bro, are you sure for that? Are you sure? Ubu baramuhindu mu bintu yanditse yigeze avuga ngo umugabo ngo impamvu nanditse bagahinda afite ngatewe nuko ampindukiza ngo buri kanya ngo amforsa ngo guys, ntabwo ari byo kabisa, ntabwo ari byo. Mujye mwigaya namwe, ntabwo YouTube kuba yagutunga cyangwa kuba wabona icyo uvuga, kubaho usenya imitima y'abantu cyangwa ushenjagura imitima y'abantu ntabwo ari fresh kabisa. Afazari udafite icyo kuvuga wacece kukabyihorera, ariko ibyo ngibyo tubireke. Ngewe ikintu ndiho mvuga, ndashaka twigire kuri mushiki wacu Vestina. Vestina ntabwo ari mukuru pe, ntabwo ari mukuru. Urumva abantu benshi bagiye banabivuga babibisa mu matama yakoze ubukwe ashatse ari mutoya, hari intambara agiyemo, ni ibibazo, ntabwo azabishobora, tumutega iminsi turabizi. None ngira ngo ahari icyifuzo cya bamwe cyangwa bamwe bifuzaga bibaye impamo nk'uko babivugaga, ariko byari byose Imana ifite izindi nzira cyangwa ifite ukundi izabigenza nk'Imana. Gusa ikintu mbabwira mw'abantu, ibibazo Vestina yahuye nabyo ni ukuri kw'Imana, hari ibintu kubipeza bisaba undi mutima kabisa. Kibuze kiriya gisituwasiyo cyakagiyemo abantu bafite imitima ikomeye. Urabona urugero Shadibira situwasiyo yayigiyemo, ntabwo yataka nyine ngo abantu bagira amarangamutima nkayo nka Shadibu. Iriya situwasiyo yayigiyemo ntabwo we yataka
ngo twumve ngo ni ibintu ngo igikuba cyacitse ngo bamubangamiye mu rugo cyangwa bamuyanga iyo bariho bavugwa. Nk'ubu hari n'inkuru nshyashya tuzagaruka by the way, nabo divorce byeruye noneho biravugwa yuko yaba yarakozwe. Ariko icyo ndiho nkumvisha, hari abantu bahura n'ibyo bibazo babivuga sosiyete ntibyakirane impuhwe n'imbabazi, kubera ko n'abantu bakuru twavuga tuti ibyo ari byo byose habitekerejeho cyangwa amakosa n'ayabo, nibo banyamakosa. Ariko Drago nta makuru tumufiteho, uretse ko tuzi gusa yuko ngo ashobora kuba afite imitungo ariko nayo nyamara nta nihari. Vestina nta makuru yandi tumuziho yo hirya y'ishuri. Ibyo tuzi ni ishuri, ubuzima n'icyabwo icyadutunguye ni urugo n'ubukwe, kuko ubuzima bwe twarabukurikiranaga. Yize mu wa gatandatu, ibizami byarangiye, barwaye n'ibiki. So icyadutunguye rero ni uburyo uriya mwana n'ubundi sosiyete yamugiriraga mu bivuga ko ari mutoya, noneho agahita ahura n'izo circumstances zingana gutyo adashobora kuba yajera. Ariko sosiyete nayo ntiyamubereye nziza. Rero ngewe ikintu nashatse gukora, navuze n'uyu munsi reka simbukira ahantu ngiye nishakire nimero z'umuntu byibuze waduha amakuru makeya atari ukwicukumbura mu muryango w'abandi. Mwihangana akavura karatonyanze, reka mvuge cyane, atari ukujya mu muryango w'abandi ngo tuwinjirire, ariko byibuze tube dufite ikivuga ngo ni ibiki biri mu rugo indani. Yego Abanyarwanda, rero nk'uko nari mbibabwiye, reka akavura kari kaguye gato dufatamo agapoze gato, ariko reka duhamagare uyu twabonye nimero bafashe imirimo mu rugo, kugira ngo twumve ese impumeko ihari. Ubundi ibyo bintu muvuga by'amatiku koko mu rugo birahari cyangwa ni ayacu ni ayanyu, yo kugira ngo tuvuge abantu gusa tutanazi nyamara ukuri kw'ibintu neza. Imana imfasha nyitabe, kuko umuntu umpaye nimero ambwiye yuko ari umuntu ngo akunda kuba afite phone, ariko reka aranyitabe. Alo? Alo? Mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Yego, nitwa Nesti, nkorera kuri YouTube, nkorera kuri channel yitwa Nesti TV. YouTube? Yego. Ni biki? Icyo nagira ngo nkubaze, si wowe ufashe imirimo kwa Vestine mu rugo? Njyewe. Ni wowe? Yego. Icyo nagira ngo nkubaze, ese ujya kwenda ku mbuga ureba ibimaze iminsi bivugwa aho ngaho mu rugo iwanyu yuko haba hari amakimbirane ahari, warabibonye? Ibyo byo narabibonye. Warabibonye? Yego. None se turagira ngo twebwe duce ikintu cyitwa imvugo mbi cyangwa kwandagaza uwo muryango wanyu, abanyamakuru bari kwirirwa bakora ibintu, inkuru zivuga n'abaho mu rugo. Wowe nk'umuntu uba mu rugo, uri mu rugo, ayo makimbirane bavuga koko arahari? Ayo makimbirane rero mujye kuyabaza bene bo, kubera ko ngiye mabuja yambuje kuvuga ibyo mu rugo kandi murakoze. Mabuja yakubujije kuvuga ibyo mu rugo kandi murakoze? Si ngombwa kwinjira imiryango y'abandi, mubaze mabuja, nge barambujije. Mukabyara gusa ndarenza ahi. Ati niwo bafashe imirimo ninjye. Amakimbirane urayazi se? Ati ayo makimbirane rero mujye kuyabaza bene kuko mabuja yarambujije. Guys, dukuri nibyo ndi kubabwira. Sometimes mwebwe mufata ibintu mukabyoroshya mukabigira nyine ibintu bisanzwe, ariko umuntu
apana bo mu muryango, kuko ntekereza yuko umuryango ibintu Vestine yajya kuvuga ngo agiye gushira ku karubanda, agiye gushyira hanze yereka isi agahinda ke, ako gahinda aba yarabanzanje kugasangiza famiye, umuryango muri rusange, noneho umuryango wo ukabyumva, ahubwo akumva ntibihagije, nyine akumva still atabivuze ya busting, akumva yabibwira isi. Ariko ikintu cyo gihari, ibi bintu bishobora kuba bitoroshye pe. Kuba bitoroshye murabyiyumviye. Ndashimira Aline Gahongayire wabashije kwandika ubutumwa buhumuriza uriya mwana, ndetse burebure cyane kabisa bumuhumuriza. Ndashimira na Anita Pendo, nawe ari mu bantu bafashe ya mbere mu kumuhumuriza. Ariko ni ukuri kandi ngendagaya abantu batitwaye neza muri iyi situation, ndabagaya pe, ndabagaya, kubera ko amakuru erega buri wese yavuga ibyo ashaka, cyane ko uko nabibabwiye naje gusanga abanyarwanda mwese twese dufite impano y'ubunyamakuru, ahubwo ngira ngo icyo twabuze naho kubutambukiriza, ariko rwose impano irahari. So rero gihe numvaga uyu nguyu bampaye nimero ngo bafashe imirimo, numvaga hari icyo wenda ari budutangarize twumve se tukamenya ngo bimeze bitya. Ariko wumvishe ko nawe abayibamba ku makuru yahawe kondisiyo, abwirwa yuko nta kintu yemerewe kuvuga na kimwe. So rero navuga ngo Vestina, Imana ikube hafi, Imana igukomeze. Kandi ibi bintu bibaye rwose ntabwo ari ko gashya, ntabwo ariyo nkuru ya mbere y'umuntu washatse akiri muto agashakana n'umuntu umurusha imyaka, bakananiranwa bageze mu rugo, kuko expectations ziwe yasanze atarizo ziri mu rugo. Iyo nkuru si wowe ya mbere ibayeho rwose, ariko ahubwo umwaku nuko ari wowe ibayeho, abantu baraguteza iminsi, baravuze bitandukanye. Ariko twibaze nanone, eske kuko inkuru nyinshi zemeje ko ari byo, ibinyamakuru byanditse ko ari byo, yewe no kubahinyuza bishobora kuba bitakoroha. Ariko twibaze, ese nagaruka akatwereka yuko bitari byo, tuzabyizera? Ese azasubira inyuma ahinyuze za video zimwe nahoze mbabwira, yavuga ngo ibintu ashaka kubivuga gushaka kuri mutoya n'ibiki? So ndagira ngo mbereke yuko ikibazo tuyifate nk'igihari serious. Abasenga musenge, umusengere, ariko point iteye ubwoba nivuga ngo n'undi mugabo nzabana nawe nzabanza kumenya ABCD. Urumva, n'undi mugabo nzabana nawe birasa nkaho uwa mbere yagiye. Yo nteruro nicyo ishatse kuvuga, n'undi mugabo nzabana nawe, kubera ko ntabwo wapanga umugabo uzabana nawe wa mbere agihari. So rero nahoze mbibabwira mwuka byaramwe, muvandimwe uriya mwana yikoreye umutwaro murusha imbaraga kabisa. Ntabwo uriya mutwaro yikoreye ari uwe, uriya mutwaro n'uwaba batantine bandi tubona nababwiye hepfo, nuwo kwikoreza, kuko iyo tubyumvise ahubwo bamakosa tuyabashyiraho, turavuga tuti n'ubundi twarakubonye urari hostinga, urari biki, ushinjwe ibi nibi. Ntabwo wowe waba warawaniye neza umugabo, cyane ko hari n'inkuru nkuko mubizi ziri kuvuga ngo itandukana rya Kimenyi na Muyango officially ngo byabaye umunsi Muyango yapfukamishije Kimenyi, bakamubwira ngo namusaba imbabazi. Byo ngo byarabaye, niko tubyumva muri iyi mihanda. Urumva mu by'ukuri hari proof nyinshi zigaragaza yuko umuntu ari we munyamakosa, Kimenyi ari umwere. Bitandukanye rero ni case y'umwana w'umukobwa, we umugabo we n'ubundi yashinjwaga ibyaha byinshi, guhera ku munsi w'ubukwe bati ntaseka. Hari n'abantu babonye iriya couple bakiyibona muri comment, umuntu araza kuva uwo munsi yandika ijambo ngo jyewe umugabo wa Vestina simukunda,
kugeza na n'ubu couple yumvije gwijemo ibibazo iyo comment iracyagaruka hasi ngo na n'ubu njyewe uyu mugabo simukunda. So urumva rero ari we wenda naho hari umushuti wanjye twariho tuganira ejo kumugata, ariko ubundi muramushinja ngo yari ari guseka mu bukwe ko atumvaga ikinyarwanda cyangwa ko atarazi ibijya mbere. Aravuga ati ese ntibari bemeye bagashaka umuyemsi uvuga igifaransa kugira ngo acyumve ariko akunda seke. So dusanga rero n'ubundi ubwo niko umuntu yitereye cyangwa wenda ariko yimereye, cyangwa nta n'igishimishije wenda ari kubona mu gihe abandi babifasha nk'ibyishimo yewe byivanzemo n'amarira. So rero Banyarwanda Banyarwandakazi, abantu benshi ndabizi muri dairema, muri kwibaza ngo ese ubu byaba ari byo, ariko mushingire kuri izo ngingo tuganiriyeho, mwebwe murikuriramo igisubizo, muhuzahuza ibyo bintu, ariko kandi munibaze ngo eske dushingiye ku byo yavuze mbere nagaruka akavuga yuko atari byo tuzabyemezwa n'iki? Uru rugo imijugujugu izaruvaho byoroshye? Keretse hari ubwo Irene nabidukorera, tujya mbona umuntu asaba ibintu yikinira bikaba. Irene keretse abidukoreye akadusabira Vestina n'umugabo we bakaza kuri kamera bombi bakaganira tukabona bicaranye kuri kamera bari kuganira. Naho ubundi bibaye bimeze kuriya, uriya mugabo atavuga kuriya mbona ameze acecetse no mu rugo, reka mbabwize ukuri, rwaba ari rwa rugo rutabamo story, rubamo ibibazo gusa. Nta muntu ushobora kwicara ngo creating ikintu cy'ikiganiro, ahubwo ukubazanya gusa. Ejo ufite gahunda iyi niyi, waramutse ute ni sawa. Hari urugo ruba rw'ibibazo gusa, ibiganiro byo nta bihari, atari za famiye zo gutera stories ngo zisekeje zibiki. Ariko kandi wareba none umuntu buriya fata umuntu kurusha imyaka nk'iriya kuvuga ngo muricaye mu gihe muri story. Hari igihe story wanazana wenda bitewe n'ubuzima uko bumeze, bitewe naho uvuye, ugasanga uri kuzana story za high school, we story yifitiye mu mutwe ari z'igisirikare. Ibyo bintu ntago bibura papa, biragoye. Ariko ibyo byose nanarize, kandi nkuko nabivuze nge ntago nshaka kwinjira muri ibi bintu ngo mbijyemo ngo nge sebye kanaka ngo sebye kanaka. Icyo mbabwira cyo ni kimwe, namwe murubatse, igihari nta rugo rubura insanganya zarwo. Umwaka yagize ni ukumenyekana, kandi ntacyo yari gukora ngo ntamenyekane, kuko intambwe ya mbere yateye niyo kwandikira niyo Bosco amusaba yuko yamuhuza n'abamufasha, bikagenda bikagera kwa Irene. Uyu munsi bakaba bari aho bari, bivuze ngo ntaho bari kubikwepera. Igihari rero, bantu bakuru mureba iki kiganiro, ndabizi ni benshi abantu bakuru kabisa, murabizi by'imiryango. Iya mbere ntibiyo gufatwa, iyo kubavuga kubasebya kubashira ku mastati n'ibiki, ahubwo tumusengere niba tumukunda. Ariko sinzi ko turi busenge ngo ari amagambo asubira inyuma editing ahinduremo biriya bintu, kuko keretse niba editinga no ku mutima, kuri ko ziriya biriya bintu bitandukanye n'inyandiko ni imva mutima original. Biriya bintu byavuye ku mutima indani kabisa. So sinzira yasubira inyuma ka editinga ngo tugasenga Imana ikabisubiza inyuma ikamuhindura kumva yuko nta wundi mugabo azashaka nkuko yabivuze, ahubwo akavuga ngo Imana ihindura uwo bari kumwe. Ubwo ibyo simbizi kuko byo biragoye shingiye kuri iriya message twabonye. Anyways, ndabashimiye rero. Reka bizeze ikintu kimwe, buri munsi tugiye kujya tuba turi kumwe hano. Ababishyigikiye muri comment mumbwire, ndetse yewe buri ngingo yose tugiye kujya tuba tuyinonosora, ariko mu buryo buri positive cyane. Dushaka gukora ibintu bifite positive vibes kurusha negative. So rero nababwira ngo njyewe ndi Nest nk'ibisanzwe. Iyi ni Nest TV, hano ni mu rugo, ni iwanyu. Ntihagire na kimwe kizajya kibacika mu bizatambukira. Ariko kandi nsoza ngana ku musozo, nagira ngo dutangize abantu babinyemerera. Nanone ntabigiyemo cyane, nagiye kwivanga mu by'amategeko, nagiye kwivanga mu biki, ariko dukora ikintu kivuga ngo Free Puzzle Man. Free Puzzle Man. Nk'abantu mwe, ku bantu mukurikira ibi bintu deeply, Puzzle yashize hanze video agiye kujya muri gereza kwitanga kuri RIB.
avuga ibintu byose kandi iyo ugeze hariya telefone barayikwaka, asiga avuze ati ndagiye ngiye kwitanga, jyewe nta cyaha nishinja, ndagiye nizeye amategeko. So nta telefone afite, maybe ko ntawe afite wamuvugira hanze, ibintu biba byirukanka, abantu baba bivugira ibiguruka bihari gusa. Ariko navuga ngo babyeyi mubitse Puzzle Man n'abari kumukurikirana, mucukumbure neza, murebe yuko Puzzle atari kurengana, ahubwo nta mafaranga yampana mubereyemo nk'ideni agomba kumwishyura. Ibyo akaba yarabivuze amukanga, avuga ati nutanyishyura ndakora iki, ariko akanga kumwishyura, ahubwo